buretse gatoya, none se muracyafite abantu muhereza amafaranga yanyu, uwo muntu yarangiza agahita akubwira ngo oya, ngo ese aya mafaranga umpaye urabona nayamaze iki? Buretse uracyafite umukobwa uhereza amafaranga ati none se aya mafaranga umpaye ko ari makeya ndibuze kuyamaza iki? Ibyo bintu akabikubwira? Buretse mbese ibyo bintu hari ahantu bikiba hano kuri no. Buretse gatoya, amafaranga yawe wagiye ugakobokera, warangiza ukayashyira umuntu cyangwa se umukobwa ukayamuhereza, yarangiza akavuga ngo oya, aya mafaranga ni makeya, nta kintu yamfasha, ntacyo nayamaza, genda uyashyire mama wawe, nge rwose aya nga wapi, uri no kunsuzugura cyane. Ibyo bintu biracyabaho? Oya, munzanira amazi muyansukeho mbanze mpumeke. Bene uwo muntu uri kukubwira ibyo ngibyo, ejo bundi azagenda abone undi muntu umuhereza amafaranga wenda anaruta nayo wowe wamushoyeho, wamushyizeho, narangiza nujya kumuvugisha wenda kubera ko atakigushaka akubwira ati ubundi se wigeze umarira iki muri ubu buzima, wamariye iki? Kandi waramuzaniraga amafaranga akakubwira ngo aya ntahagije, ukongeraho n'ayandi. Ibyo bintu se biracyabaho hano muri ubu buzima? Oya, nizere ko ibyo bintu bitakibaho. No, nizere ko bitakibaho.